natwaye imodoka yawe, imodoka yo nagiye nyi drivinze, nta modoka nagira, nagiye nyi drivinze nyigeza kwa mama wawe. Fata umwana wanjye ndigendera. Kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira, ibintu birafixingwa. Ndakureka ukomeza ubuzima bwawe, nanjye njya guhera kuri zero. Sinavuga ngo bigeze gusa Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. Jo, ndakwinginze turekera. Ndakwinginze. John navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother, nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba, wowe nta kintu uhomba. Jo, ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Uburetse gato kavukire friend. Ekera uyu mugore ari kuvuga n'umugore wa Nzungu. Murega amatwi mwumve, aha niho ruzingiye. Tugiye kwinjira mu nkuru nyamukuru. Umva umugore wa Nzungu abije mwate rero. Tega amatwi wumve. Ndakwinginze. John navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother, nta kintu biri bukugezeho. Mwumve urumva hari ikintu bita ku connectinga dote. Turi kumwe, turi kujya none ukuvuga ngo twe abantu barahubagurika from nowhere bakazana ibintu bitamakinga sense. Tega amatwi ijambo kurindi. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother, nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba, wowe nta kintu uhomba. Jo, ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Ntabwo nakubwira ukuntu, sinavuga ngo mbaye disappointed. Simbaye disappointed, ibyo ni urucabana. Kuba we wandisappointinga, wowe ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. Hey! Banyarwanda kazi, banyamurenge kazi. Ko mwavuze ko mutara abanyarwanda. Mumvugire ngo harahiye. Mbere yuko rero twinjira mu nkuru, mbumvishije verisi. Thank you so much Kamera. Thank you so much. Uyu mugabo rero, uyu muri kureba niwe nyirabayazana wa buri kimwe. Kamera, thank you so much. So reka nzamura abantu sasa. Reka nzamure abantu. Miliyoni 2 zirabura ngo ntagire kuzamura abantu. Tugiye kwinjira mu nkuru nyamukuru. Mushyire muri request ku bantu bafite ikintu bazi kuri iki kibazo n'abantu mwakaze kuri goal muzamuke. We Diodone wabwanga tuyevanamo request nabone bukuzamura. Ndashaka kuzamura abantu bazima bafatika. Nkeneye kuzamura abantu bafite abahuriye n'iyi case. Abantu mufite abahuriye n'iyi case. Aba moderator mushyire muri request muzamuke. Ubundi munzamurira abantu. Big Mind zamuka. Big Mind zamuka. If you're still around. Listen here. Reka noneho aba YouTubers nkuko mwabisabye, abantu mwakomeje kunyandikira mwese ngo audio ndi kuyivugiramo, ni mutega amatwi akantu ku kandi. Mutega amatwi ngenda mutinga mic, ntabwo ndi buvuge. Mutega amatwi akantu ku kandi, murahita muvana mukuri. John. John uri umuntu w'umugabo,
ndabizi ko uri umugabo, uko ugaragara uri umugabo, uko uteye uri umugabo. Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. Wijya guca ahandi hantu, wijya guca ahandi hantu. Niba ushaka uburyo bumwe, ushaka kumbabaza cyangwa kubabaza ikindi kintu cyose, cyangwa uburyo bwose, I don't know, just come to me straight. Wica mu mpande, wijya he, wica ku ruhande, wijya gusenya izindi ngo witwaje njyewe. Jo, ndakuzi ikintu cyose nakumva hanze namenya ko ari wowe cyangwa atari wowe. Ibi bintu ni wowe, ntago nkurengana. Jo, twarabyaranye, nakurekeye ubuzima bwawe. John, nagusize mu nzu yawe. John, habe n'ikiko niki nakuye mu nzu yawe. John, nta kintu na kimwe ungenza umbaza. John, nta deni nkubamo. Kwaba kunzana muri Amerika wariyishyuye, twapurikanye amataxi, ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa, urishima, wibagiwe ko amataxi ari ayanjye, ari ayawe, ari ay'umwana. John, ntacyo umbaza, biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe. John, ndakubaha, dufitanye umwana mwiza, nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura. John, niba ushaka kunyataka, ngwino njyewe ubwanjye, wica ku ruhande. John, ndakuzi. John, ndakuzi n'ubugingo bwawe. John, ndakuzi ubujajwa bwawe. John, ndakuzi ubugoryi bwose wakora. John, ndakuzi. John, nta kuntu utangiza. John, nta kuntu utangize, wirirwa mu nshuti zanjye, urongora inshuti zanjye, wanshwanishije n'inshuti zanjye, amasiha n'amadubu yose. Ngenje kuri WhatsApp, iyo mana yanjye, ntago wakumva ukuntu nabura nk'ukuntu icyama tukaba turi kumwe face to face. Nakunda kuzi nta n'igishyashya nakurebaho. Waretse tukabana neza Jo, waretse tukabana neza. Singiye kukubwira ngo tukarerana umwana twabyaranye, kuko nta mumaro umaze kuri uriya mwana, nta numwe muri iyi si ya rurema, nta numwe, kuko yabuzi ko ukunda umwana wamubyara. Ntabwo wagakwiye ko waragiye gusesagura amafaranga mu Rwanda umwana watagira insurance kandi gura umwene gihugu wa Amerika. John, ubuzima bwawe ndabuzi. John, ndakuzi ukuntu reactinga. John, ndakuzi mu rugo ufata ibyangombwa byanjye ukirirwa ubwira inshuti zanjye ngo uzatuma nsafaringa, ngo wanzanye muri Amerika, ngo nta kintu nzagira. John, ntabwo nzi, I'm a survivor, ntabyo uzi. John, nicaye hanze ndagukunda. John, nita izina ryawe, ndakubaha. Nirirwa John, nagutegereje imyaka hafi 3, nta mugabo unzi, ngo ndagutegereje ngo nashyingira mu mugabo. Nkubaha John, nkubaha. Ndabyara umwana, nicara mu nzu ndakurerera John, ndirerera. Ntabwo nakubwira ngo ndagusuzugura, sinshaka gusuzugura mu bundi buryo. John, mfite umwana nkunda n'ubugingo bwanjye. John, mfite umwana uzakura undeberaho, Imana arambabare. She's very smart. Even now arambaza, n'inshuro zose aguhamagara ntumwitabe, arampamagara akambwira ngo tena amekuja tu kunywa. John, ufite nimekuja kuoa hapa na jambazi kwa murubu bujajwa. John, niba ushaka ikibazo cyanjye nawe, come to me. Wowe ubwawe tukibana warambwiye ngo tugize icyo dutandukaniraho, ngo washira ama video yanjye nambaye ubusa ngo hanze bra bra whatever. I don't care. Just bikorere njyewe binkore. I don't mind, binkore. Kujya hanze se nambaye ubusa ibyo bitwaye, I don't care. Nta kibazo. Sex y'abagore iri the same, naseba bikarangira. Ariko ujya gusenya ingo z'abandi uciye mu buntu budafite ikimenyetso, nta hantu na hamwe ibyo uri kubwira abantu
wabonye nje nabo tubikora nta hantu na hamwe Jo ndagufite mfite ibimenyetso bya usambana John mfite abakobwa John mfite abagore John mfite ibintu byinshi Jo ngira fact uranzi John ngira fact sindi umugore w'injajwa John nagusize mu nzu nkureba natanze amahoro John twarabyaranye ndakubaha mfite ubuzima bwawe bwiza n'ubwanjye bwiza nje nawe twasharinze sinshaka mana we sinshaka kukubahuka John mfite umwana uzakura twagiye kuri social media mfite umwana uzakura wenda azakura akunda social media cyangwa atazikunda I don't know John icyubahiro nkugomba nkigomba uri mwana John nkunda umwana wanje ubuzima bwanjye John ndi gusafaringa John naragusize mpera kuri 0 John mpera kuri 0 ntagira umuntu numwe muri Amerika ubwa uragenda urantangaza unyambikurubwa ikintu cyose buri muntu wese John urabizi ibyo wankoreye John urabizi twari tugeze ahantu inshuti yawe bisore best friend wawe yaje mu rugo arakwiyama John kumukandagirira mu rugo arakwiyama ku mugore wiwe nari mpicaye John nta mugabo wari bwaguhamagare ngakubwire ngo eva nkora iki nakubereye umugore mwiza nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye nawe nta na kimwe mariage zigira ups and down John ikintu cyambere kibaho cyiza nuguceceka ariko John urinjajwa mana yanjye John nuko mu buzima bwa John ugira ababyeyi beza ku isi ya rurema nicyo cyonyine ababyeyi beza ugira urukundo nakunze papa urukundo nakunze mama urukundo nakunze abavandimwe bawe John ni rwo rukundo shaka ko nge nawe ruhora hagati yabo byinshi John nta kintu na kimwe navuga twarababazanyije sindi perfect narakubabaje warambabaje ariko ceceka wigenda unyambikurubwa ngo nakoraga iki John ngiye kugusebya ngira fact uraho uri mu Rwanda wiri gusambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose ngo ufite girlfriend uramwana mu rundi kazi uri Canada ngo ufite girlfriend ubusazi kuryamana n'inshuti zanjye ntabya anyway njya nibaza nk'ukuntu unyambe kuruga wenda ko nari umuntu mubi kugira ngo abo bantu bumve kuri imfura John nta bupfura ugira ni ngewe ubuzi none ngiye muhamagare se mubwire ngo John muhereze fact muhereze amafoto muhereze ama message muhereze ama video yayo masiha n'amadubu wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe ndaryamana nawe wiriwe mu masiha n'amadubu ndi umugore mubungana iki John ndakuzi urabizi neza John turaziranye John ntani none ukuntu ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika ugira iyo miliyoni y'idolari ugira iki John vugisha ukuri John ugira iki ngusiga wari wagiye aho wari wagiye urabizi neza ko mfite amafoto n'amashusho n'ama message yaho wari uri nsiga inzu yawe wari wagiye John mva mu rugo rwawe ntacyo nikekaga na drivinze imodoka yawe njya kwa papa wawe na mama wawe kubabwira ko nge nawe bitagishobotse wandetse urabizi mbere ko mbere nari umwana mwiza mbere naragukundaga nanakuvugisha nkari sinzi niba wibuka mbere naragukundaga ku rwego ntabashaga no kuvuga izina John mu kanwa kanjye ariko kubera ubukaritasi bwawe ngeze no ku nshuro ntazi ijambo uko navuga John inshuro zingana John twanyuranye mu bintu byinshi ku buryo ijambo ryasohoka hanze namenya ko warivuza cyangwa utarivuza hagarika ubu bugoryi urimo John twarabyaranye impamvu nakuretse John naragusize ngewe ubwanjye naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo ukandya amenyo are you serious really aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe John biriya byose navuye mu rugo rwawe sinashakaga kwisanga muri polisi nge nawe John nubaha memory twagiranye nubaha umwana sindi umugore
mubi nturi umugabo mubi ntituri abantu bo guhora turwana mu nzu nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka ndaguhunga ndagenda John nasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri 0 aka kanya ikintu cyose mfite ntacyo ngomba John ndihiringa sindyama John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye John nkubahira ababyeyi bawe bandereye nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda rero ikintu nkwisabira niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi come to me straight that's it I swear to God John mbabarira woweho ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twanga Joe sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe papa wawe mufata nka papa wambyaye urabizi neza so please uri kunyata kukoresheje abandi bantu ugeze aho ujya uca mu makona uri kugenda ubwira please come to me niba ari icyo ushaka kumbwira John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu John niki ntagufashije amafaranga nahembwaga niki ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone like how can I say this na kadi zawe John kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye John transaction zanjye zari wowe John ntagiye na kimwe naguhisha ikintu amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu kubera iki kubera amadeni ufite hanze amadeni wagiyemo ryari unkorera iki John wari ugeze aho urya ibibanza byanjye nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa failing John ngira fact wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose uwo mutima wagukunze ni nawo mutima wacuzinze kugusiga nagusize mu nzu habe n'ikiyiko natwaye imodoka yawe nagiye nyidrivinze nta modoka nagiraga nagiye nyidrivinze nyigeza kwa mama wawe fata umwana wanjye ndigendera kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira ibintu birafixingwa ndakureka ukomeza ubuzima bwawe nanjye njya guhera kuri 0 sinavuga ngo bigeze gusa Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda John ndakwinginze turekera ndakwinginze John navuga ariko sibyo nifuza so please stop reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother nta kintu biri bukugezeho first of all uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho ariko mbere ya byose wowe ntacyo uhomba John ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe ntago nakubwira ukuntu sinavuga ngo mbaye disappointed ibyo ni urucabana kuba we wandisappointinga wowe ibyo ni urucabana so please stop thank you abantu batazi John uyu ni John wa Eva cyangwa nkuko muzi ko uriya mukobwa yitwa John wa Eva wa John Prito uyu John amakuru yangezeho n'impamvu ubona iyi audio igiye hanze yashyizwe hanze na John ayihereje inshuti ze ariko John ugira inshuti mbi ufite inshuti nk'iza Muyango ufite inshuti nk'iza Kimenyi so John yakumbuye Eva
John ndashaka tugende ku nkuru noneho amakuru mfite. John uyu muri kura muri screen ngo yahise afata telefone ahita ahamagara umuntu bita Nyasafari aramubwira ati yambu cyane. Nyasafari ati yambu John ati wabimenye ati gute ati umupanya ikintu akoze uwo ni ufunguye mic ngo bite nk'uboroka. Mute your mic everybody, mu muting mic zanyu. Mbibutsa ko imyanya yambaye ubusa, urakora kuri goro uzamuke wicara aha. Abantu bari gufollowingana hano bagira yahindutse mufate nawe utamfollowinga ndagusaba kumfollowinga. Hanyuma noneho niba muri kwitegereza cyangwa ushaka kubibutsa, John ngo yafashe telefone ahamagara Big Man, mute your nonsense mic s'il te plaît, thank you. So ngo yahamagaye John, amaze guhamagara nani John yahamagaye umuntu bita Nyasafari aramubwira Nyasafa yambu undi ati yambu cyane ati nitwa John ati ndakuzi ufite ubwanwa. Aramubwira ati ubu turi kuvugana umugabo wawe Nzungu ari kukurongora umusigarizwa w'umuntu bita Eva. Ati bingibi sinkubeshya ni umugabo ni umugore wanjye cyangwa ex wife wanjye. Nyirasafari ntabwo kiri umugore. Amakuru mfite kugira ngo John aremereze inkuru, turi kumwe, kugira ngo John aremereze inkuru, ntabwo yabwiye Nyirasafari ko Nzungu arongora Eva gusa, ahubwo yamubwiye ko yanamuteye n'inda papa. Twumvikane. Nyirasafari aravuga ati nakufa. Urumva? Nyirasafari aravuga ati ndapfuye. Aravuga ati ntabwo uyu ni uwacu ntiyombesha uyu ni uwacu. Twibukiranye kugira ngo ibintu bibe ibiremereye. Nyirasafari yashipinze Nzungu, tugende neza cyane. Nyirasafari yashipinze nde Nzungu. Impamvu Nyirasafari byamworoheye kugira ngo ibisazi bimworere John akimara guta Nyirasafari mu mutego, Nyirasafari akimara kuzana Nzungu muri Amerika, Nyirasafari niwe wamwishyuriye. Urabona ko akundi yuzanye umuntu mushya uri newcomer, Nyirasafari niwe wari ubimenyereye. Sheri yaje, umugabo yaje, telefone. Nyirasafari yaguriye Safari yaguriye umugabo we wa mbere, yanamufatiye na plani. Bivuze ngo telefone umugabo wa Nyirasafari ari we Nzungu akoresha yanditswe ku mugore we Nyirasafari. Ndashaka mu connecting ko dote mwumve. So nuvuga ngo telefone ya Nzungu bakimara kumwakira bamuzanye ejo muri 2023 niba ntibeshye, umugore aragiye amugurira telefone na simukadi. Uruva telefone bariye ku ndere ku mugore ko niwe umwana wavukiye muri Amerika, niwe uhamenyereye. Twumvikane neza cyane. So Nyirasafari yaravuze ati no, uko biri kose reka nze ndebe statement. Nyirasafari yaragiye afata ajya muri company ya telefone, aravuga ati nimero yanjye ndashaka kureba bank, ndashaka kureba statement n'abantu ivugana nabo, ndashaka list. Twibukiranye uyu mubyeyi akimara gutandukana n'umugabo we bamwita nde Eva, yaganiriye na Nzungu. Nzungu ngo ni manager w'ahantu. Twibukiranye mu majwi twumvishe uyu mukobwa yabwiye, aravuga ati nta muntu n'umwe mfite muri iki gihugu. John naje ari wowe nsanga muri iki gihugu, nta muvandimwe ngira muri iki gihugu. Bro, mwese murabizi iyo abantu bari muri Amerika cyangwa n'ahandi mu bindi bihugu, iyo ugiye guhindura state ujya muri state irimo umuntu ushobora kugufasha gushaka akazi, ibintu byose kugeza wiyubatse. Ngira mwumvishe ko uyu mukobwa ku giti cyaravuze ati n'uyu munsi ntabwo ndiyubaka, ndacishakisha. Navuye mu nzu yawe nta n'ikiko ntwaye. Ikintu navanye mu rugo rwawe ni imodoka yawe, kandi nayo nari kugira ngo ingeze ku babyeyi bawe bajya kubasezera kuko mbafata nk'ababyeyi banjye. Ndabasezera, imodoka yawe ndayihasiga, nshaho njya gushaka ubuzima. Tugende gatoya. Ahangaha
uyu mwana w'umukobwa kugira ngo ave mu rugo kwa John, ngira ngo mwumvishe ko ari aho John yafatiriye ibyangombwa by'uyu mukobwa, umudamu we aramubwira ati uzibeshye ushake kuzamura umutwe nzahita nshyira umupuri wawe hanze. Bivuze ngo mu mwanya muto John arashyira ubwambure bwa Eva hanze kuko yari bimusezeranije. Mukore kuri iyo goro, mukore kuri iyo goro, kuko niba John ashobora gufata iri jwi umudamu we yamwohereje amusaba kudakora ikosa ryo gushaka gusenyera abandi bantu, mufollowing abantu babashije kuzamuka nuko babitezavinga. Follow these people, mufollowing cyiza, mufollowing mukuru, mufollowing hard working. So nukuvuga ngo umuntu bita Nyirasafari bro, John yamutwitse mu mutwe kugira ngo John abiremereze. Yavuze ko Nzungu yateye Eva inda bro. Urumva? Noneho umukobwa ajya muri ntuza, ajya muri ntuza, muri telefone ajya kureba statement, asanga nibyo John avugana na Nzungu, nako Eva avugana na Nzungu. Wibuke Nzungu nk'umuntu wakiriye Eva hariya muri Maine avuye muri Grand Rapids muri ntuza muri Michigan. Of course ni uri kuma orientation, ni wamushakiye akazi, yagombaga kumuvugisha. Twumvikane mugende neza cyane. Thank you so much. Zamuka uyu muntu, zamuka Carmel, zamuka kabisa Carmel, zamuka hano Carmel, shiramo request Carmel, shiramo request. Moderator muzamurire Carmel please, big man zamurira Carmel. So Nyirasafari akimara kuvayo, Nyirasafari yaje yabaye nk'umusazi bro. Ahamagara umugabo aravuga ati reka nkubwire sinzoguca inyuma ntibizokunda ntanamba, uko nja mbivuga imbere ya kamera ko turakora planka nzogukunda pi. Avuga ko ariwe akunda wenyine, ariko Nyirasafari ibintu yamaze kubita hehe imihanda. Niyo mpamvu Eva kuvuga byanze, Eva we aragenda kuko yarazi gitera n'icyabimuteye. Aravuga ati sinavuga kuri uwo mwana w'umukobwa kuko papa se ufite niyo kumusenyera, ariko atakanye. Niyo mpamvu mu gutangira iyi audio uyu mukobwa yakoresheje amagambo ngo John uri umuntu w'umugabo, ndabizi ko uri umugabo, uko ugaragara uri umugabo, uko agaragara yarakurongo yakakubyaramo ni umugabo nyine. Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. Uze iwanjye ari kureke kugira gute? Ureke kugira gute? Ndakwinginze John navuga, ariko sibyo nifuza. Ubu nirukanje. Stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Yo. Ahaga. Yatangiye avuga ati come to me straight. Reka hanyuma ku munota wa 10 n'amasegonda 29 ati president gufata umwana w'abandi ngo mugire single mother ntacyo biza kukumarira. Tugende gatoya rero. Ahangaha ibi bintu ku bantu muziranye na Eva, kugira ngo tuze gukora ibi bintu mu buryo bunyuze mu mucyo. Eske iri jwi ni irya Eva? Musharinge Eva ku bantu bamuzi, please mu musharinge. John yagutaye imihanda, uyu ni wowe cyangwa bakwitiranije? Ku bantu muzi Eva musharinge live, mu musharinge live. So nukuvuga ngo John yahise ahamagara Nyirasafari avuga ati ai Nyirasafari wacu wa umupanya umusepe kwa rakurongorera umugabo.
twaramurongora neza cyane. Nyasafari mwana w'abasisira, mwana w'abasita. Nyasafari. Ai! So, bro, amakuru angeraho. Ai, John. Ndasaba umuntu wese munce umva moderator. Ndabasaba moderator munzanire uyu muntu. Ariko ndabasaba kugira ngo vanamo ntuza zose. Guys, can you fucking tap the screen? Dore twabaye stuck. Please. Ndabasabye. Ndashaka kugira ngo uyu mukobwa nibimukundira hano abantu ni benshi YouTube channel murahari musharinge umuntu bita Eva. Please. Eva niba wahageze cyangwa uhari, I need just 2 minutes to confirm something. Only 2 minutes just ndagusabye musharinge. Moderator mbabarira umanuke uvanemo abantu bose tugiye kujya muri part 2. Tugiye kwinjira noneho kuri version ya Nzungu na Nyirasafari tumaze kumva Eva. Musharingire. Mutapige screen bataza kutumanura.